uruta Irene wowe amen uruta murinda haberene nuko mwizi arya Yesu nawe nabo ugira wowe ugiye ukoresha uburyo bwose ukushoboye yego rata nta kintu nubu mbikubwe nta kintu uriho ariko Masego iyo nibyo uvuga nta kintu uriho ariko ukuri kose ukavuga ati reka tugabane unywa amazi nanjye nywa amazi ni uzasezeranye ubwo nge nzaba ndi mfite yiherode nzaba ndi mukora iki nyine wabyumva uzakora wowe ubura umuvugizi nukuvuga ngo nge ubuvugizi rero mu mpaye nabutangiye ubaka kanya abantu mufite amafaranga muyazana nibamuha amafaranga bayamuhe rwose ahubwo alright reka tubasuhuze kandi tubaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira iyi chaîne nizere ko mumeze neza cyane mwarabibonye rero twakoze ikiganiro ubushize abantu baragikunze hari ikiganiro nakoranye na Nyarudindiri ibindi mbikorana na Masegonda ariko none uyu munsi twashatse kuza twese muri frame kubera iki kubera impamvu mugiye kumenya mu kiganiro rero reka mushimire kandi subscribe wowe utarayikanda fata umwanya naho ngo mu kuboko kw'iburyo kandaho urabuduteye inkonga rero tugira amahirwe yo kongera kuba twicaranye na Nyarudindiri ni umustar ukomeye hano mu Rwanda yahuye n'icyamamare cyitwa Rose Muhando yego ni umuntu wabiciye biracika Nyarudindiri kwabateho hose agendayo nk'ugenda mu rugo abana n'uwo bita niyo Patrick Nganzo nawe ni umustari Nyarudindiri ni umunyabigwi rero reka tumwakire ikaze mu kiganiro ndabashoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nge nitwa Dusengimana Jean Baptiste kuri TV bandika Fanda Nyarudindiri musaza Rose Muhando niho indirimbo zanjye ziri nubwo umuziki w'icyo ariko mu minsi igiye kuza nzahuhagurutsa very good ntabwo ari wewe wenyine rero turi kumwe n'uwundi yitwa Masegonda nawe Masegonda ni cyamamare cyane yagiye akora ibiganiro ku macano agiye atandukanye ku Rugendo TV Urugendo Online TV 5 Guys TV aho hombi yagiye hagirira views nyinshi cyane Masegonda n'umwe mu bastari hano dufite mu Rwanda no muri aka karere k'ibiyaga bigari ni umustari pe ni umustari na Nyarudindiri kandi nawe nuko Masego ikaze mu kiganiro urakoze cyane Imana ngo umugisha urakoze kuduha uyu mwanya kugira ngo tumuvuge ku nsezerano nimwe nahisemo nimwe bavandimwe banjye nimwe babyeyi banjye nimwe inshuti magara uyu twakira igihe kirekire Imana nawe yigeze kubona avuga ati Imana isubiza igihe nabonye umutware yavuze igihe kirekire ati Imana waritonze kuko uri umukristo igihe umugabo wagendeye ubu bafite nk'ibinyendaro 3 ariko narifashe kugira ngo nazice umukunzi kandi umukozi w'Imana Imana mu gihe gikwiriye yansubiza ndashaka ubukwe none n'abasaba kugira ngo pasiteri azadusezeranye pasiteri Nyarudindiri niba bishoboka kandi bitugiremo ibiraba basamu nabo bazabishyikira buriya ku yatubereye Nyarudindiri tugiye ko turaza kubimusaba turaza kureba niba ari ubyemera ariko kugira ngo wenda mbere yuko tubimusaba Masego kugira ngo mu byubahiro Imana yaguhaye wicare kuri aka gatebe icaranga noneho nanjye ngire gutya nicara nibyo biri buze kuba byiza yego urabona ko atari bwo ibintu bimeze neza barabara rero ndagira ngo Masego ubukwe bwawe twongere tubwibutsa abantu ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi nibwo Masegonda afite mariage Nyarudindiri rero twagutekerejeho mu gaciro Imana yaguhaye mu izina Imana yaguhaye no kuba uyu munsi Imana yarakurinze ukabukiriho ukageza ya magingo Masegonda abapasiteri bamwe bagiye bamuhemukira abandi yagiye bagiraho iyerekwa akabona yuko intoki zabo zanduye Masegonda aragira ati jewe ntasezeranyijwe n'abanyamakuru ndasezeranywa na Nyarudindiri nkazana muririmbira kunda no kuririmba abageni yego urabona ko Nyarudindiri ikintu azakora tuzamukorera ni ukumujyana muri salo ubu bwanwa bakabuconga neza urabona ko butangiye kugenda buva kuri linye yego butangiye kugenda buva kuri linye butangiye kugenda buba urutarutaro Nyarudindiri rero nicyo twaguhamagariye twagira ngo ugire icyo wongeraho ubu bukwe bwa Masegonda wari ubuzi cyangwa n'ubwa mbere ubwumvise n'ubwa mbere mbyumvishe ariko azasaka abanyamakuru bazima ni mwebwe nabivuze abanyamakuru bazima kari babandi bukuza kugucyuriza igihe bagucyurije kirahagije ahubwo bo bakaza bagutera inkunga
amasegonda wumva inama za Nyarudindiri buriya n'umuntu bakaza bagutera inkunga bagushyigikira kuko ubukwe bise ibintu byinshi cyane ariko ntabwo bashyizeho niwe nafashe gutyo ese Samu Gakire we uzamuha iyihe role mu bukwe role Gakese ko uzatangaza bazahagararira ubukwe wazahagararira ubukwe niwe uzavuga ijambo Nyarudindiri n'uvuga ngo niwe uzasezeranya ubwo nge nzaba ndi mfite iyihe role nzaba ndi mukora iki nyine abyumva uzakora wowe ubura umuvugizi ni ukuvuga ngo nge ubuvugizi rero mu mpaye nabutangiye ubaka kanya abantu mufite amafaranga muyazana nibamuha amafaranga bayamuha rwose ahubwo iki kiganiro rwose nabuze nomero ya Mr Tonto umujyi uvugana abantu nkawe wa munyamakuru wo kuri ya radio imitabara abantu kubagize ikibazo wo kuri Fine FM harya yaraje yarafunguye arahari yaraje ajya Fine FM Tonto ndaza kugushakira nimero ndayiguha urakoze cyane none urashaka kuvugane mu bijyanye n'iki uko ukuri mu kuvuga na mariage bamfashe yego nomero bayibone bankandi akanyenyeri ngenda cyo akadege Nyarudindiri rero urabona akebo kagiwa mugarura nukuvuga ngo urimo usashyikira amasegonda nawe nukora mariage azagushyigikira kandi ubu birori byatangiye cyane nzana mubyinira nanjye ibirori byatangiye rwose no kuvuga ngo Nyarudindiri aje gushyigikira amasegonda mucyo Nyarudindiri yemeye nuko azasezeranya amasegonda ibyo ndumva no kuririmba njye ndirimba ariko uzanamusezeranya ubwo tuzareba igishoboka muri ibyo oya icyo yaguhamagariye nuko we wazaza ukabamanikisha ikiganza we n'umugabo we ukabasezeranya nuko natazi gusoma ariko n'amategeko byaryo mbonye ntabwo bibahisha ibintu no kubisengera bari kuneka nzakora ubwo bukwe ngo badutera amabuye abo twavuga nyine Imana ishaka guheka kure mu bandi igitekerezo cya mu cyumbi bashaka kuba dutera amabuye barimo kutuneka ngo ngo nitugapfe dusezeranye ngo ningapfe no kubisengera nyine no se ubukwe bwose ko babugambanira abamo ubugambanyi cyane ahantu hose ko wakoresha ubukwe n'abanzi baba bahageze bayo kumwe umuntu aba yambaye byayigeni kwa bintu tumunamo bakabyambika kundi batege bakamuhongo bakajya bamushya babivugana gutyo byo bakagiye bakamuguranira ndahanga mbonye byinshi cyane mbega iyo utavuga se burya kuvuga ni byiza utavuga urimo urabireba se habyo akingwe nabonye ariko ubibona ubikuyeho amasego urimo urabona taburi muri mishaje nyine mishaje ibiza nyine message ya Yesu ni ya Yesu kamera Yesu kumwe n'ingiye ntugire ngo tugira ubwenge ahubwo ngo twakora mu bwenge twakoretse ukogorerana nkuko tubivuye kuri kamera karamugaca kiwaye tukazinyombora ikirori kikarangira kuri bikarangira bakagira gute tukaza n'umugabo mu gace cyonyara mukaba ariho mwirari uya mukadukorera ibirori bikarangira tukazoga nk'abaje kosura mukagurangira mugasezerana iwanjye muri sala bikarangiye tukigendera usezerana iwanjye muri sala byumva gute amabuye karaba tubaye nk'ubya muri ndabirene sezeranya abantu yihisha irene harya sezeranyije abantu sezeranyije noza Vestina yihisha umurenge ari abantu 10 nabo bari benshi irene niwe wasezeranyije Vestina ntabwo narimbi yabajyanye ku murenge nyine ariko niwe usa nkaho wari ubihagazemo yemera umuntu kamera abantu banga mu 10 nimba ari benshi bari 10 bihisha nagari panashi ashagwe humbe nayi eka tuyi cyapero ngaho hirya no se panase ni kuri nagari ni skoro Nyarudindiri we ngo yemerwa aheruka kumurwagwa kera akiri umwana kuva icyo gihe we niyo te parashirorere inywere rwose urumva amasegonda nagari ko nawe inyota ufite wagira ngo niyo kwa iranyica ahubwo inyota iranyica wari ugiye ngo ni panase ngo aguhe Nyarudindiri panase ni nziza Nyarudindiri ugize imyaka 45 kandi mu by'ukuri ikintu dushaka kubona muri iyi minsi turashaka kubona ikirori cyawe mwere kwiruka kubyiruka murabyirukatsa nkandi ariko kuwiteka ariko bitegura byose bikazira domburi Nyarudindiri nawe yagiye tubwira amasegonda nubwo mu kanya turi bugaruke ku bukwe bwawe yaratubwiye ngo arimo aragenda aba nk'akana gato reba amasoso yaraje nk'ayabana amasoso ategereje umuzungu nyine babaye nk'umwana neza
mu maso wari ugira agasura nk'akabana. Imana kugenda ibitegura neza biterwa nuko nicyo nasabye Imana. Cyane rwose. Nyarudindi ndagira ngo muze kumuha amafaranga yo kwiyogoshesha ubwanwa. Ni ubwanwa gusa n'umusatsi nyene kugabanya. Ubu nawe ucindagiye. Ariko igihe cyagiye ngo niyogoshesha size nk'amezi nk'atatu. Si kuki Patrick atagwaye amafaranga yo kwiyogoshesha? Ese wowe yama nimwe muyama. Sindi mu kazi se. Ega nongeye mbisubiremo uruta Erene wowe. Amen. Uruta murundi habere nuko mwizi aryahise nawo ugira wowe. Wewe ugi ukoresha uburyo bwose ukushoboye. Yego rata. Nta kintu nubu mbikubwe nta kintu uriho. Ako Masego iyo nibyo uvuga nta kintu uriho ariko ukuri kose ukavuga ati reka tugabane unywa amazi nanjye nywa amazi. Reka nahuye Masego murende habere neka tatekereza. Usibye ngewe kaba abanyamakuru benshi batabivuga n'abandi bantu nagiye nzamura. Nta muntu n'uyu numwe twize tugendana ansonzana. Kandi nkikuramo amafaranga yanjye. Hingo we. Kandi nawe ari yo waruteze ugaburira abana n'umudamu. Ese nge sinkora nkamwe sindi umufasha meze. Shekora. Ariko nge nimera nkayikuramo nkaba. Hingo we Yesu we. Ngomba kireba sana kigeze uri gitenge nakubakuguriye hano ari n'inyama njya kurya kanyama cyangwa icya. Safari zakarakugurira. Ufite benshi uruta. Zaka yarambuze. Izake yarakubuze na Kanyombe. Ariko reka nkwamagare Safari Zake. Safari mu bukwe mubwire. Nyarudindi nawe mu bukwe bwe jewe Nyarudindi nukora mariage nzagutwerera. Cyane rwose. Wowe uzambwire ka. Na Metere Nzovu yarambwe ngo zantwarera imodoka. Metere Nzovu he? Metere Nzovu yateye imbere. Ngo zantwarera imodoka. Ibyo bavuga ni byiki. Oya ariko ngewe ntabwo ndi nkabanzovu Nyarudindi. Erega nge ndi umuntu Imana agiriye neza nuko niyoroshye. Nyarudindi. Ndi umuntu wiyubatse nge ntago ndi wa muntu. Ako nago gira ubugugu wowe. Reka. Ahubwo we numa soreba. Buriya ushobora kuvuga uti Karabo ku Kwezi Live TV ndamusurayo. Ugatuma mvuga nti Nyarudindi ejo ngomba kumugura fanta ibi y'igihumbi y'ibiyanga. Wowe ukora uko ushoboye kose icyo ufite nuko. Kaduhamagare Safari n'umushuti wa Masegonda. Safari Zake. Nawe ni inshuti yanjye. Muraziranye cyane. Safari ahita yitanga mwese ahita abagurira. Sakagenda. Bagiye guhita bagura none. Tuze gucanga n'umuduri bimwe kuri cyane tuzagenge nawe. Umuduri. Tukamucurangira. Oya wezo kugucuranya na mugabo wanjye. So bisabye se? Nukwicara yawe. Uwo mugabo azaboneka ryari? Ntagabo yarahari. Arahari wowe uzaboneka ryari aho ari wowe. Genda hari niyo mwambwireje. Nta kibazo cyo tuzaza. Ariko turaza kubivugana neza kuri telefone. Ariko ngiye ku giti cyanjye wowe ngewe naje ngo azaje ku giti cye urumva uzamutegera. Ase Masego Nyarudindiri kabakobwa benshi bamukunda batari n'abazungu. Ubona ibyiza atagakwiye kushaka umukobwa ari wese ariko mwiza bakabana. Nyakwiye kubana yagize. Kuri. Harageza kwiye. Kandi afite izina rimwemerera kuba yashaka umukobwa wize unafite n'imodoka. Cyane ni nabo baba banshaka. Bafite imodoka. N'amazu. Hari umukobwa nazo abayifite n'inzu. Nyine urumva we yishyizemo kandi urumva ngo muzungura. Yishyizemo umuzungu kandi hano mu Rwanda hari abakobwa benshi ngenzi bamukunda pe. Nawe urabizi. Nkubo reba hari umukobwa w'umuganga. Uri ku mukobwa twe turi kumwe ejo bundi. Nako nibuka. Reba Nyarudindi rwose ati reba umukobwa twe turi kumwe hano kuri Serenity. Wari ufite imodoka hariya bamutwaye. Yarambwiye ati buriya Nyarudindi ndamukunda kandi umukobwa wize n'umuganga. Yewe ndashaka kumurikirana kamera mu kanya hakakira nkwereka zagakongo uzambaza ukaranga cyo kimwe. Nkurikirana kamera nkwereke ukuntu bimeze mu buryo bw'umwuka. Urumva bito kuvuga amagambo. Urumva Nyarudindi. Sasa rero aba bakobwa bagukunda jewe ni inama nkugira. Safari byanze. Safari ndabona sinzi niba telefone yanjye yagize ikibazo. Ariko biraza gucamo we ntugire impungenge. Reka tube twiganirira. Urumva Nyarudindi. Jewe inama nakugira. Abakobwa benshi baragukunda beza rwose pe. Kandi ntago beshe barakunda pe. Baragukunda kandi ndibona tuba turi kumwe. Ngo abakobwa bagukunda. Ariko mama wawe simbizi. Abahe mama wawe. Mama wanje abiriri hariya aho ntuye nanjye hafi aho ntuye. Yego disi. Ajya niye cyo. Yo kuravuga ngo iki mama wawe? Yakora namukuru bavuga ngo iki?
arishima. Ajya uri Nyacyonga kuri Nyacyonga njya amatemberera disi Nyacyonga hirya Rusine mbese ni hirya yo nagize ngo ni hariya mu isoko impande y'isoko neza Rusine ni hariya mahande y'isoko nyine Rusine nkagana hirya gato Rusine se si hirya hari kilometero ire harimo kilometero nk'ebyiri ahari bino bisiga birapiki kumva ne ushaka kurwana ni inyama biri gushaka rega Nyese Nyarudindi wafashe umwanzuro ugashaka umugore kambe ndetseho gatoya bamanze banyirukeho kandi ubukwe bwabuze uko n'abantu baba babukurikira ari benshi wowe sa umva n'umunyamakuru udafite kamazaba yayiguze kamera baze bakamere rwose badafite bose bakaza batereho nabaza buri nse nabayerene batere kuko none uzabureba mu bukwe bw'amasegonda abantu benshi mu bukwe bw'amasegonda amagara Brazil mu bya Brazil shamwana ikiyemo biracama ariko ntago arimo arifata soko mbese nta kundi ariko uko byagenda kose ntagikora ahandi inde hari yakoraga urasinze ko ndi utangiye kwisetsa inde Jafeti nubireba se mukanyura abona ari guseka Jafeti ni umuntu utaginywa inzoga no iriya ni iki iriya bayita ntuza panashi ntabwo ari panashi ntabwo uri kureba uko utabireba wangu ni panashi kandi binanditseho iyo panashi arayimpaye ngira ngo yerese ko ndarese ko rugiye nuko bihakanira abamuze panashi none yajya yinywera none se uko buri wese umuntu azabazwa ibye ntabwo nzagenda ku bintu ku buzima bw'umuntu nawe wishatse kwinywera inde yewe nge yase yamfasha panashi nawe uyinywa panashi yo ndayinywa si fanta se ni fata panashi yo ndayinywa irevuze sinubishaka bivuga badeperi ariko babandi bafunga imitwe ni panashi naga ari inzoga uko nakigenda ku byabo agenda kubye panashi naga ari inzoga rwose abafunga imitwe akazana ari ukizwa hari abakizwa bagera bakarenga umusara bagahenuka akanywa iki ndabizi se umurwa se umuruyu inde ngewe hoya nuko ni ari ubukwe nagiyemo bwa deperi hazamo panashi ariko baze kubikwikwiza ngo ni inzoga nabagwa ati no tanse naga ari inzoga panashi naga ari inzoga ni fanta niko nababwiye mu madeperi Kimihurura nabwo ati naga ari inzoga byo muri kuwihisa ibyo nago bivamo ese Nyarudindi inzoga se ndayiyobewe umupasiteri wayoboraga Kimihurura witwa Pastor Butware uramuzi Kimihurura kuri adeperi se umupasiteri shawa wari w'umunyamurenge wari inshuti yanjye witwa Pastor Butware bakiriho baragiye mwiza cyane baragiye abo ngabo bubakuga umurimo w'Imana neza umuntu uzabona Pastor Butware niba kiriho mu haza babisenya rero byose barabizambye ariko mbonye n'abantu birukanyemo hano murarerume kandi abangu baravuga Imana kandi batayivuga wabi babeshya sha ku masegonda umwuka barimo no w'Imana buri ntabwo mbize bajya debe ibyo ndi wewe yabese tabise ibyo ndeba ahubwo ne batihana ngo abe kwihanirwa ibintu bihutaganura ntabwo mpfa kubwa itavuze itansinyiye sinikizeho ibyo mubwiye ni ukuri ariko reka kabere Imana hari n'ibindi bijya biba irasinyira bibonye ariko turakomeza dusenge bazafungura byo ndabizi genda biza amakuru gusa ikintu nifuza Imana ikomeze twuzuza umwuka ariko nongere mbwira abantu bahanura ibyo Imana ikubwiye byose si kuvuga ntabwo ariko byose bisohora hari ibyo iguha ikakubwira ati ibyo bigira ubwiru nibanga ati ngomene mwana wanjye kuri wowe nanjye cyeka yewe nawe we nayo ariko byose ntabwo ariko byose bivuga hari ibyo ikubwira ukavuga nabwo uca amarenga abantu babuze ubwenge niko Imana yavuze ati abantu babuze ubwenge abantu bose bahanura babuze ubwenge uca amarenga uca amarenga hari n'ibyo ikubwira byawe njye nagushimye kenshi ko umenyesheje iratangaza
cyane. nuko rero mugira ubwenge abantuzi rero mbivugira ariho hanurira ahubwo akakwica ubuzima akaburangiza neza kandi ari mwene sko kandi Imana igira neza. Dawidi asambana Mukawuriya agusambana uzi icyo ari cyo asambana nabyo nzi ariko Bibiliya irabivuga. ariko Nyarudindi mbona uramutse uretse ubumanzi ubumanzi mureke ibicari kuko nkurikije abantu abakobwa basigaye birirwa bakwiruka inyuma urabivuga ntabwo ubeshe bamwe baba bavuga ngo ukingo iki ariko bajya babiba minsi yashize ndabwirukankana ngiye kubafata ngewe se oya bwo bugiye kugufata ku ngufu urabivuga se urabiza wowe Nyarudindi kunishinganishije kuri RIB se bamfata ku ngufu babihereye. reka dusoze ikiganiro ariko nashinganishije ku Mana no kuri RIB. mbere yuko utanga nimero reka mbanze mbwire amasegonda atange nimero ye ubundi umuntu avuga nimero ntacyo byatanze oya ariko humura ntukagira umutima uhagaze amasegonda nimero yawe ni yihenga abantu bagushyigikira 079 13 7 2 0 ni wowe ni 0789 4 2 4 1 6 nonde nzisubiremo 0789 4 2 4 1 6 amazina ni Dusengimana za Batiste za kabiri nazo kuri mobile money 0780 10 43 0780 amazina ni Dusengimana za Batiste nzaba ndeba noneho uvuga ngo muradukunda muzadukunda twapfuye se. dushimire abantu mwese mwadukurikiye kuvijyana gitenze kutse gisoje ni karebo kw'Imana imbere yanyu mabangaba ni masegonda Nyarudindi inyuma kamera turi kumwe na Jafeti ibindi nakagaruka ciao